Mu yandi magambo menya nibiko abazi izo ndimi abazumva barazimenya. Wowe utarazimenya rero ikibazo si indimi. Ese inyanja iroha umuntu cyangwa umuntu niwe wiroha mu nyanja? Usanze atari naho uzajya ukagarurwa inaho utizeye kuguma inaha bikubwiye iki? Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mugira amahoro abonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Mvuze gutyo ndibaza mu mutima nti iyo tuvuze ngo mugira amahoro abonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo, ayo mahoro murayakira? Abizera bagomba gusubiza ngo amena, ariko kandi abandi tugahita dutekereza ngo niba abonerwa muri Kristo Yesu, twebwe turi muri Kristo Yesu. Niba ari amahoro abonerwa muri Kristo, twebwe tugera muri Kristo Yesu kugira ngo twakire ayo mahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Abantu dukunda kubana ku ijwi ry'umukanguzi, murabizi ko nkunda kubibabwira, ikintu ukoreye buri muntu wese arakubwira ngo Imana iguhe umugisha. Ariko se mbere yuko umuntu akwaturaho umugisha, afite ubushobozi bwinjira mu bubiko bw'umugisha akaba n'umuhesha w'umugisha? Cyangwa se wowe ufite ubushobozi, ibiganza byawe birejejwe ku buryo wakira umugisha uturutse mu biganza by'Imana? Sinzi impamvu ntangiye gutyo, ariko ntimube confused kubw'ibi ndi kuvuga. Ndagira ngo dukureho urujijo muri uyu mwanya. Ibintu byose dukoze byiza, byose byiza, ntibiduhesha umugisha bitewe n'abo tubikoreye. Urugero, ushobora kugurira umuntu ibiyobyabwenge, ushobora guha umuntu amafaranga amufasha kugira ngo ashyire mu bikorwa ububi bwo muri we. Bibiliya iravuga ngo tugirire neza bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Abo nibo mukuraho umugisha, kuko nabo ari umugisha. Imana yabwiye Aburahamu ijambo rikomeye, iramubwira ngo nzogeza izina ryawe, first of all nzogeza izina ryawe, nzaguhindura umugisha, nzaguha umugisha. N'ibintu bibiri. Umuntu uguhesha umugisha ni umuntu wahindutse umugisha. Hanyuma kandi uguhesha umuvumo ni umuntu nanone wahindutse umugisha, kuko ijambo ry'Imana ryabwiye Aburahamu ngo uzakuvuma nawe nzamuvuma, uzakwifuriza umugisha nawe nzamuha umugisha. Ndabinginze reka tubanze dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Kandi iyo mbabwiye ngo dusenge, mba ngira ngo ubugingo bwacu tubutegure mu mwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Ariko kandi nsenga, ndumva nasabira buri muntu wese uteze amatwi, turi kumwe ku ijwi ry'umukanguzi, ndumva namusabira kuba yiteguye kumva ijwi ry'Imana, Imana iganira nawe. Banza witegure, ube ready, uhe Imana umwanya, dufatikanye dusenge mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese, Imana nziza, Imana igitare cy'amahanga, Imana ubwihisho bw'abayiringiye, tugushimiye ko waduhamagariye muri Kristo Yesu, natwe turakwitaba, uduha ubuturo mu gihugu cyo mu ijuru, urangije utubikiye ingororano n'amakamba y'ubwami, izina ryawe nirishimwe. Tugiye kuganira na bene data ku mpamvu z'ibyiringiro byacu, tugiye kuganira ku byanditswe byera, udushoboze kandi muri uyu mwanya wo kumenyesha imiburo, uyimenyesha ubugingo bwacu n'umubiri, uha ubwenge bwacu gusobanukirwa ibyo udutumyeho, kugira ngo mu butumwa twumve duhinduke, duhindukire, turebe ku musaraba kandi twizere uwabambwe, kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda naduhamagara tuzitaba, izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye ko uduhaye uyu mwanya, dusengeye abarwaye, dusengeye abantu bababaye, dusabiye abera bagoswe n'amakuba y'impande n'impande n'ibigeragezo bitari bimwe, kugira ngo Uwiteka umukiza abe hamwe natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Abantu dukunda kubana ku ijwi ry'umukanguzi, tugira ibiganiro byinshi bitandukanye. Dufite ibiganiro by'ijambo ry'Imana, tugira amasengesho, tukagira ikiganiro cyitwa baza nawe n'ikiganiro cyitwa menya nibi. Hanyuma tugiye kuganira kuri menya nibi. Ubundi tuganire Bibiliya ni iki, amadini ayikoresha gute,
mu buhe buryo? Ayakoresha nk'iki? Ku ruhande rumwe ngewe ndabona Bibiliya ni ibyanditswe byera. Off camera turi kumwe n'abandi, turi kumwe n'abakameramani, turi kumwe n'abantu batashatse kugera kuri kamera ariko bari buze guparticipa muri iki kiganiro, ariko mboreka mbakirire hamwe muri rusange n'umukameramani Chris, Imana ibaha umugisha, ndetse namwe turi kumwe, Imana ibaha umugisha. Bibiliya ni ibyanditswe byera, ntabwo yose ari ijambo ry'Imana. Kubera iki? Muribuka Yesu ajya kwirukana abadayimoni mu muntu wari utewe na dayimoni, abadayimoni baramubwiye ngo duhuriye hehe nawe mwana w'Imana ko twebwe turi ingabo y'ikuzimu? Iryo si ijambo ry'Imana, ni ijambo ryavuzwe n'abadayimoni ariko ryanditswe muri Bibiliya. Impamvu ribaye ibyanditswe byera nuko bibereyeho guhamya Kristo Yesu. Impamvu rero amagambo yose muzasangamo ay'umwami, aya Yehoshafati, aya Baramu, aya Baraki, amagambo y'indogobe n'ayarimo indogobe yavuganye na Baramu, muzasangamo amagambo ya Farawo, muzasangamo aya Nebukadinezari, ntabwo ayo yose ari ay'Imana. Icyakora ni ibyanditswe byera kuko bibereyeho kutwigisha. Ijambo ry'Imana ni iry'Imana yivugiye ubwayo mu kanwa ka Kristo no mu kanwa k'abahanuzi, ikoresheje abantu abari bo bose mu buryo bw'umwuka wera. D'abord nuko Bibiliya iri igizwe n'ibitabo byinshi bigabanyijwe mu byiciro ntari buze kuvuga, ikagirwa n'ibitabo bibiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rishya ni isezerano rya kera rihishwe, kandi isezerano rishya ni isezerano rya kera rihishuwe purito, kandi isezerano rya kera ni isezerano rishya rihishwe. Iyo tuvuga ngo isezerano rishya, riba rije gukonkiriwa no gutanga umwanzuro w'ibyanditswe byera byabanje mu isezerano rya kera. Harimo ubuhanuzi, harimo amateka y'abami, harimo ibyo ku ngoma, harimo ibitabo by'abacamanza, harimo ibitabo bitanu bya Mose twita Pentateke, Taurati cyangwa Torah. Ni ibitabo byinshi byose bereyeho kutwigisha, si ngombwa kubidevelopa. Hakabamo ibitabo by'ubuhanuzi, hakabamo ibyo twita iby'indirimbo n'ibisigo biri mu gice kimwe. Ntabwo tubidevelopa comme théologique, oya, uko theology bivuga si byo dushaka kuvugamo. Hakabamo ibitabo bizimije nshaka ko tuza kwibandaho bikoreshwa muri l'eschatologie. Ni ibitabo twakita, bamwe na bamwe babyita ubwiru cyangwa se kirimbuzi, ari n'ababyita ibanga rikomeye ry'Imana cyangwa se ry'umujinya w'Imana uzasohora ku isi. Harimo ibitabo byinshi, igitabo cya Maraki nubwo l'eschatologie itakibara nkacyo, ariko nge ngifata gutyo kuko ibitabo bya Maraki bifite ibintu byinshi bizabaho ku munsi w'imperuka cyangwa mu gihe cy'imperuka, bihuza n'umujinya uzaba, kuko bivuga izuba rizacana, uretse ko rizaba rifite gukiza mu mababa yaryo, rizakiza abafite agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ni nk'uko umuriro w'amashanyarazi watera ugasanga uwo muntu ni plastique, ntacyo wagutwara. Rero n'urupfu ruzarya abanzi b'Imana, ruzasanga bizera twarapfuye kubw'amaraso ya Kristo kandi twarazutse turi bazima muri Kristo, bituma urwo rupfu rutatubona kandi duhari. Imana ibaha umugisha. Amen. Hanyuma amadini yakoresha mbere yo guha ikaze ababene data ngo tuganire, amadini yo akoresha Bibiliya nk'iki. Murambabarira, ntabwo ndi buze guceceka idini, ariko nanone ntaryo mvugira kurigisha impaka no kuburana naryo, kuko uwo mwanya sinawubona, sinacyo twahamagariwe. Adventist Church iyo iganira nka Bibiliya, yihindura inkota yo gutera andi madini adasenga ku isabato. Natwe abarokore dusenga ku cyumweru, iyo dukoresha Bibiliya tuyihindura inkota yo gucira urubanza abatemera nk'uko twemera. Na bene data baswaba basangira ngendo banje abamizirima, iyo bakoresha Qur'ani bayikoresha nk'igitabo cyabo cy'umwihariko, uretse ko bafite amasekte menshi yemera ndetse Qur'ani bakagira n'abatayemera kimwe. Abavuga ngo nitwe yamanukiye, abavuga ngo nitwese, singiye muri ayo mateka, ariko ibi bitabo bidufasha iki? D'abord dufite imirima mw'isi, Imana yaduhaye ubutaka, ahantu duhinga kugira ngo dusaruremo ibitunga umubiri.
Imana nayo iduha Bibiliya, yari iduhaye Bibiliya nk'umurima dukuramo amagambo y'ubugingo, amagambo atunga ubugingo. Bini data b'abatemwe de Jehova iyo basoma Bibiliya, abadeperi, aba restoration, abazayoni, iyo dusoma Bibiliya tukayisoma dushaka kumva iby'andi madini yishe, hari ahantu duteranira ugasanga bari kuvuga ngo ibi birango bya Illuminati, ngo aba bantu nta Illuminati, ngo twebwe Bibiliya ivuga gutya. Ntabwo Bibiliya iriho ngo ibeze yanduza abandi. Bibiliya iriho ngo itweze twese, ijambo ry'Imana riduha umurongo, umuhanga kandi w'umunyakuri ku byanditswe byera. Iyo abonye umuntu udakora ibyanditswe, ibyo ibyanditswe bivuga, agira intimba imutera gusenga, asabira bene se batarahishurirwa ubwiru bwa Bibiliya, abasabira kugira ngo abo nabo Imana yamwihishuriye nabo bahishurirwe n'Imana. Rero abantu benshi bayikoresha nk'igitabo mpakanyi kirwana kandi kikarwanya abizera ari twe bene cyo. Ni kumwe umuntu ufite imbaraga afata umwana ukuboko akajya amukubitisha urushyi, ari ukuboko kwe yafasha akajya ufata ukuboko k'umwana gutya ukumukubitisha. Nibyo abakristo tubamo. Gufata Bibiliya ukayikubitisha bene wanyu ariyo yakatuzuye, ntabwo ariyo ntego ya Bibiliya. Mwebwe mufata Bibiliya nk'iki, nk'igitabo gitera akaga. Niko Kiliziya yavugaga kugeza n'uyu munsi. Abantu benshi bo mu Kiliziya ntibasoma Bibiliya, ko idini ryari ryarababwiye ngo ni igitabo gitera amakuba, ni muyihunge. Umuntu wayibumbuye ababumbuye umujinya w'Imana, bituma abantu batagwiza Bibiliya. Abandi bati abazajya mu ijuru baragwiriye, abandi bati n'uyu mubare warageze, abandi ngo isi zahindurwa nshya duturaho ngaho. Mwebwe mubifata nk'iki? Turi kumwe n'abantu off camera nk'uko nabibabwiye, tuganire. Harya bivugwa bite? Isi zahinduka ite? Bizagenda bite? Tuganire. Murakoze cyane. Tuvuze kuri Bibiliya nk'uko twatangiye tubivugaho, Bibiliya abandi igitabo Bibiliya bagifata nk'igitabo cyo kurwanya bamwe, cyo kurwanya bera, cyo kurwanya bera. Hanyuma harimo bamwe bagenda bakuramwe amagambo yo kubarengera, ariko bashaka katsinda abandi. Just ubwo kibaye igitabo cy'urubanza, ni igitabo cy'urubanza kuri bamwe. Kandi noneho ntabwo ariyo ntego ya Bibiliya. Siyo ntego ya Bibiliya. Ayo magambo wenda sorry ko nari nguciye mu ijambo, bayafata nk'amagambo yo gutsindisha abandi. Kandi noneho Bibiliya ni ijambo ryo kudutsindishiriza, ntabwo ari ryo kudutsinda. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kuko umuntu hasomye Bibiliya akuramo kumenya. Amen. Atabangamiye imyizerere ya bamwe, ahubwo umuntu wasomye Bibiliya agakuramo amagambo akwiye kumufasha, ariko nanone atazabyaza impaka ku bandi. Yes. Imana iguha umugisha. Siyo ntego y'ayo magambo, si ukugira ngo azabyaza impaka. Kandi abantu mudukurikiye muri menya nibi, menya ko nta mukiranutsi uburana n'abatizera ashaka kubemeza ibyo kwizera. Kuko niyo byagenda gute, umuntu w'umwuka ntashobora kuburana n'uw'umubiri amwemeza iby'umwuka, kandi uwo w'umubiri ari kuburanya atarabyarwa n'umwuka. Nje ku rundi ruhande hari uburyo mbibona, nje mbibonamo inyungu za bamwe. Ntago navuga ngo niba Bibiliya bayigize igitabo cyo kurwanya abandi kuko batizera ibyo bizera, ahubwo nje mpita mbibonamo ko bari gushaka mu izindi nyungu. Yego, rimwe na rimwe kuko baba bari kurengera amahame y'idini. Reka mbivuge gutya, baba bameze nk'aho bashaka gukurura bishyira. Yego. Hanyuma icyo gitabo Bibiliya rimwe na rimwe umuntu wayikoresheje nabi ikarema amacakubiri, rimwe na rimwe yabatera kurwana. Oh la la. Just ubwo gihise kiba igitabo gikereye intambara, cyari igitabo cy'amahoro. Noneho biturutse mu basomyi, ntabwo biturutse muri Bibiliya. Noneho kandi bakagaruka bakavuga ngo Bibiliya ni inyanja. Ndabizi ko hari n'abadukurikiye bahise babitekereza gutyo cyangwa se babyita batyo. Ese inyanja iroha umuntu cyangwa umuntu niwe wiroha mu nyanja? Umuntu ni usanga inyanja. Exactly. Kuko ntage inyanja yasanga umuntu. Ntabwo isanga umuntu. Mu yandi magambo inyanja si ifite ikosa. Noneho hari umuntu
mwene data yaragiye kugira akantu avuga, ariko hari umuntu ejo wadusekeje turi mu materaniro tujya tugirayo ku wa kane n'abandi turabararitse. Abashaka kuzaza muri ayo materaniro hariho nimero bazatuyoboze aba buri wa kane. Hanyuma yatubwiye ukuntu abantu bagiye impaka kuri Bibiliya nubwo atari cyo yagenewe, si cyo Bibiliya ibereyeho. Bereyeho kutwigisha, kandi impaka za ngo turwane ntabwo zibamo guhinduka kwa kamere burya, ahubwo igwiza umujinya ku mpande ya babiri. Ababurana bombi bagira umujinya. Niba izo mpaka ziserura kamere birasobanuye ngo nta mwuka uhari, nta mwuka ugihari. kandi Bibiliya ni ijambo ry'umwuka, murekeraho kuyirwanisha muri ubwo buryo. Rero yatubwiye impaka bagiye n'abantu, umuntu arangije arababwira ngo ko abigishwa buzura umwuka bavuze indimi zimenyekana, ngo ab'iyi minsi bakavuga ururimi rutamenyekana, ngo urwo rurimi barukura he? Kandi abandi bo baravuze ururimi rumenyekana, ngo kuki bo bavuga ururimi rutamenyekana? Aratubwira ngo yarababajije ngo ikibazo ni ururimi rutamenyekana cyangwa ikibazo ni abantu batazi urwo rurimi? Kuko uruvuga wararuzi, ariko abarwumva bo ntibaruzi. Kuko umuntu wumvishe Petero avuga ikigiriki atakizi ntiyagisobanukiwe, cyumvishwe n'abagiriki. Mu yandi magambo za ndimi zitamenyekana zivugwa, abazumva baba bumvishije icyo zivuga, bo baba bazimenye. Ariko abandi bakabihindura impaka barwanya impano z'umwuka ngo bavuga ibitamenyekana. Mu yandi magambo, menya nibi ko abazi izo ndimi abazumva barazimenya. Wowe utarazimenya rero ikibazo si indimi, ahubwo ni wowe utarumva izo ndimi. Wowe kibazo yabisobanukirwa gute indezi? Wowe uri kubyumva, nimba nge nzivuze, egera mikoro, nimba ngewe nzivuze nkazikubwira, kandi wowe utazizi, none wowe ubwawe nzibwiye, wabisobanukirwa? bisobanurwa nawe mu gihe uwubibwira adafite impaka, ahubwo afite amatsiko yo kumenya ibyo uvuze. Niyo mpamvu mu iteraniro Pawulo yaravuze ngo ntimukahinyure ibihanurwa, kandi ntimukazimye impano z'Imana. Nose rimwe na rimwe ko wowe mbibwiye nkanasobanurira, kuki ubihinyura? Kubihinyura utahinyuye indimi, utanahinyuye impano z'umwuka, ntacyo bitwaye, kuko ubuhanuzi bwemerwa iyo busohoye. Niba uvuga ko izo mpano atari iz'Imana ntizizagukorera, kuko ijambo utizeye ntirizagusohoraho. Ibyo wumvise ntubyumvire ntibizagira umusaruro kuri wowe, ariko ibyo wumviye mu byo wumvise bizagira umusaruro kuri wowe. Ntibisabye ko ujya impaka nabyo. Nibazaho ubwo uwo muntu udasobanukirwa izo ndimi kandi zavuzwe, ubwo ntakeneye umwuka wo kumenya? Akeneye umwuka wo kumenya, ariko kandi d'abord mbere yo gukenera umwuka wo kumenya cyangwa wo guhishurirwa cyangwa umwuka w'ubugenzuzi, ko izo nazo ni impano, akeneye kubanza gutega amatwi kwanza abavuga Imana atabahinyuye. Niba udahinyuye uvuga Imana, guhinyura ibyo avuze ntacyo bitwaye, ariko udahinyuye uvuga Imana, kuko iyo wanze intumwa uba uhakanye ubutumwa, kandi iyo wanze ubutumwa uba uhakanye nyir'ubutumwa. Iyo uhakanye nyir'ubutumwa rero ni igisobanuro cy'uko ubutumwa ntacyo buzakumarira. Ubu ubaye umurwanyi urwanya n'uwatumye, sibyo? Yego. Hanyuma turebe, wenda tuza kugera ku musozo tudatinze. Hari mwene data turi off camera yigeze yabaza ngo umubare w'abantu bajya mu ijuru, ngo abageze mu ijuru. Nyine nge nakubajije, barakubwiye. Yewe iyo bavuze Bibiliya bavuga ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. None mw'ibyo bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, ndagira ngo nkubaze, ese bihagaze bite? Byaruzuye cyangwa se biracyahari? Tubitegereze dute? Ibihumbi 7
bitarapfukamira Bayali. Ibyo bihumbi 7 kuvuga ngo byaruzuye byari bihari. Imana ivuga ngo hari abantu banjye, hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ni ukuvuga ko biruzuye, birahari, ariko ntibikiri 7. Ibyo ni bitarapfukamiye Bayali mu miryango 12 y'Abisiraheli. Ariko noneho mu rubavu rwa Kristo harimo abandi bantu baruta ibihumbi 7 bakijijwe, bacunguwe n'amaraso ya Kristo. None se ko mutubwira ngo cyangwa se ko twumva batwigisha bakavuga ngo yewe nande ko numva batwigisha bakatubwira ngo ijuru ryaruzuye, kandi twebwe tukaba tugize gute tugihari kandi tukaba turi kurikorera turihirimbanira, twebwe tuzajya ubundi se uri gukorera ijuru wumva ryaruzuye? Wowe mbwira uko byumva. Juste barakuganirije, ufite ikibazo cy'uko umwanya wawe wabuzeyo? Oya, si cyo kibazo. Ababivuga mbo Bibiliya iravuga ngo mbona abantu benshi baturutse mu mahanga yose, umuntu atabasha kubara. Muri abo batabarika nawe urimo, muri ayo mahanga yose nawe urimo, ngo bambaye imyenda yera n'amashami y'imikindo mu ntoki. Imana ishimwe. Haleluya. Aricyo ujya kongeraho? Wenda icyo nakongeraho, iyegereze mikro. Mbo sinzi njye niba ndi buze kwibanda kuri 7 ngo bitarapfukamira Bayali. Ngira ngo nibyo bikenewe gusa se mu gihe cyo gutaha ku itorero, cyangwa babivugaga mu bundi buryo. Ubundi 7 Imana yari ivuze ntabwo ari ibihumbi 7 ko muteri nk'umubare, ahubwo ni umwuzuro w'ubumana. Ni nkaho Imana yakabwiye Eliya ngo abahari bazibye icyuho cy'abadahari. Umubare nari nkeneye urashyitse, urahari, bakubarara batakubarara nta cyuho nzagira. Ibyo bitagize icyo bimaze mu gutaha ku itorero, kuko niba Bibiliya ivuze ngo abantu benshi bo mu mahanga yose ntabasha kubara, ubwo birumvikana ni benshi cyane. Nyine niba batabarika ubwo ni benshi, bararuta ibihumbi 7 ko 7 birabarika. Yego, ubwo ni abantu benshi utabasha kubara. Noneho wongere ngo baturutse mu mahanga yose, mu miryango yose yo mu isi. Ni ukuvuga niba ari mu miryango yose barenze imiryango 12 ya Isiraheli, bageze mu mahanga, kuko hari umuryango ubarirwa muri Kristo Yesu utarabariwe muri Aburahamu, utarabariwe muri Yuda, utarabariwe kwa Nafutali na ba Gadi, ba Rubeni na ba Benjamini na ba Nafutali na ba Isakari. Imiryango itarabariwemo iri kubarirwa mu rubavu rwa Kristo, iyo nayo iturutse mu mahanga yose, kandi yambaye imyenda yera. Irahari, iyo nayo iri mu gakiza, iri muri Kristo. Muri iri yaravuze ngo abagezeyo baragwiriye, abandi bari mu nzira. Iyo nzira ni iyihe? Ni Kristo Yesu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Hari abantu baruhukiye mu bituro nk'abera bategereje umuzuko, ariko natwe abategereje impanda tukiriho, turi muri Kristo Yesu, turi mu nzira. Yego, harimo hazaberamo guhindurwa. Ariho hazabera guhindurwa. Hari abazazurwa, hakaba n'abazahindurwa. Hazahindurwa abazaba bakiriho, hazurwe abazaba barapfuye. Hanyuma wiyegereje mikoro neza. Negeze nganira n'umuntu umwe wo sinzi niba naryita itorero cyangwa idini. Ni idini. Ubwo ni idini. Aratubwira ngo hari umubare runaka uzabana n'Imana. Arangije arambwira ngo kubwo ububi bw'abantu Imana yaremye, Imana ngo ntabwo yakongera kwiyegereza abantu, ngo icyo akora isi izaba ari nk'intara. Nibwo buryo nicyo kigereranyo yampaye. Aravuga ngo nk'uko umuntu yaturuka mu ntara aje mu mujyi wa Kigali, arangije aravuga ngo ijuru azaba ari umurwa mukuru, hanyuma isi aba ari nk'intara, ku buryo umuntu azajya ava mu ntara, nyine ku buryo umuntu azajya ava mu isi akajya gutembera mu ijuru ari wo murwa mukuru, ari wo murwa mukuru. Hanyuma nkibaza ibyo bintu, sinzi niba mwadufasha gusobanurira ibyo bintu, kuko hari abantu bafite urujijo nk'urwo mfite. Dusakingira ijambo kugira ngo wenda twumve iri jambo. Bibiliya iravuga ngo umuntu nankorera, niko Kristo yavuze,
ni Yohana 12 umurongo wa 26 haravuga ngo umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Ni ijambo ry'Imana. Noneho abantu bakunda gusoma Bibiliya baza amagambo yavuzwe na Kristo kuyatandukanya n'amagambo yavuzwe n'intumwa cyangwa n'abahanuzi. Uyu ni Kristo ubihamije. Umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye niho azaba. Bivuze ngo aho Kristo ari, aho azaba ari niho natwe tuzaba turi. Abo bandi barigira umudugudu cyangwa barigira kapitale ikaba umujyi, twebwe bakadushyira mu ntara bazemere guturaye, ariko twebwe dufite isezerano ryo kuba mu cyanya cy'intama za Kristo aho azaba ari. Yarabivuze aravuga ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Mu yandi magambo ntawe ujya atava, agukuye akujyana. Twebwe tuva mu isi tujyanwa mu ijuru. Ntabwo tuguma mu isi ngo ihindurwe tuyirimo, ahubwo tuyivanwamo tujya mu ijuru. Paulo yaravuze ngo mwe kwifuza ibyino mu isi, ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru. Ibyino mu isi bitazahora, ibyino mu isi bitazahora, mwiyegurire Yesu. None ibyo bintu bihuze byose, ngo iwacu ni mu ijuru aho dutegereje umukiza azaturuka duhamagara. Yohana nawe aravuga ngo bakundwa ubu turabana b'Imana, uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko icyo tuzi neza nuko niyerekanwa tuzahindurwa duse nawe. Kandi ufite ibyo byiringiro muri yiboneze nk'uko uwo nguwo nawe aboneke. Haleluya. Uwanditse ngo yiboneze niwe uvuze ngo mbona abantu benshi baturutse mu mahanga yose umuntu atabasha kuba. Hanyuma hari ijambo nasomye nuko ntibuka abona risomye neza. Yesu ari kumwe n'abigishwa ku musozi wa Elayono yitegura gusubira mu ijuru. Yarabwiye ngo uko mubonye ngiye niko nzagaruka. Hanyuma haboneka abandi bagabo babwira abo bigishwa barabwira ngo niki gitumye murarama mureba mu ijuru. Yesu bakuwemo akagenda atyo niko azagaruka. Imana ishimwe. Dufite ibyo byiringiro ko azagaruka kandi azanywe no gutwara itorero, kandi ntago yadutwara atatuvanye atatujyanye. Rero abantu bumva bazasigara pole sana, ariko ni isezerano dufite, ni isezerano byuko azagaruka. Hanyuma icyo nibaza rero kindi, iyi si turimo uyu munsi ni izahindurwa ikaba paradizo, ariko se nanone ko nasomye irindi jambo rivuga ngo iyi si izashirana no kwifuza kwayo. Ni iyi si turimo none cyangwa ni iyindi? Uretse n'isi, Bibiliya iravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, ngo kuko ibya mbere bizaba byakuweho. Gukurwaho si uguhindurwa. Kandi niba Bibiliya ivuga ngo isi zarimbuka, ikirimbutse ntikiba gihinduwe, kiba gisenywe. Guhindura inzu nuko wayihindurira amarangi igisenge ariko udasenya, ariko isi na foundation na fondasiyo yayo izakurwaho, fatiro z'isi zizavaho. Bibiliya yageretseho kugira ngo munumve ko bitanoroshye. Iravuga ngo niyo wafata icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, ngo aho naho nzahaguhanura ku munsi w'Uwiteka. Birumvikana ko nta rufatiro rw'ibiriho ruzaba ruhari, ahubwo Imana izarema isi nshya, turimo izahinda n'ijuru rishya. Hanyuma bene data bavuga ko nta mpamvu yo kwivuna tuzaba muri no miturirwa tubona mu mujyi wa Kigali. Ubwo bizaba bimeze bite uwo munsi? Baba bahombye cyane kuko umujyi wa Kigali uri mu mijyi mw'isi udafite amazu meza. Uri mu juste ni meza ku rugero rwacu, ni meza ku rugero rw'uwayubatse, natwe tuyabona tuvuye muri nyakatsi. Ni meza cyane pare raporo na nyakatsi, ni meza cyane pare raporo n'amazu tuzi, ni meza cyane. Ariko ntabwo ari ibitangaza, kuko habaye guhindurwa. Hari n'abantu bagiye bashaka gutura ku yindi mibumbe, bakagura ibibanza mu kwezi. Hari n'abari baguze y'imvu. None se ubwo uri mu kwezi wazahindurwa agaruke mu isi? Ntabwo bishoboka. Aya mazu azakurwaho kuko
uretse n'amazu n'imitekerereze y'abahatuye nayo izakurwaho ku buryo ushobora kwibagirwa n'uko n'amazu yari ahari. ubwo twabwita ubuyobere exactement ko ni ubuyobe buteye ubwoba. none se abigisha ibyo nuko bataba bazi ukuri cyangwa ahubwo ni uguhisha ukuri bazi? ni ugusomera Bibiliya, kujya impaka no kuyikuramo amagambo atsindisha ba bene data twabonye ariyo abahindurira urubanza. Noneho umutego bene uwo muntu yitega n'iki? Yitega kutamenya ukuri, kuko ntayisomera gusobanukirwa, ayisomera gushinja, kujya kurwana. Nicyo gituma batamenya ukuri. Hanyuma ukuzi ntagukore, azagirwaho n'urubanza rw'ubugingo bwabo yarimbuye. Hanyuma utabizi ntiyemere n'abamubwira ukuri, azahanwa azira kutemera. hanyuma ko mbona byashinze imizi, bimaze gushinga imizi mu bantu babyitabye, ariko burya imizi yanaranduka kubw'umutima w'imbabazi n'umutima w'Imana. Imana ikunda itorero ryayo. Icyo umuntu byacengeye cyangwa wabyumvisha asabwa ni kimwe, asabwa kwemera ibi duhamirishije ibyanditswe byera. Hanyuma ubundi se kwemera ko ijuru rihari uzarijyamo bigutwaye iki? Usanze atari naho uzajya ukagarurwa inaho utizeye kuguma inaha bikubwiye iki? hanyuma se aba bantu babifata uko nguko, ubwo ntibameze nka Pawulo igihe yabagamo cyo kuyirenganya itorero, akavuga ngo ibyo nakoze byose nabikoze mu bujiji ntarizera Kristo. Ni ukuvuga ngo niba akora ibyo bintu akaba atarizera Kristo, uwo muntu igihe ntigishobora kuzagera akamera nka Pawulo. Yego, birashoboka mu gihe yemeye, kuko na Pawulo yemeye guhindukirira Kristo. Birashoboka cyane, ndabyemera. Kandi icyo navuga, aba bantu bose bemera bakavuga Bibiliya gutyo, nibarekereho kuyikoresha barwanira amahame y'idini, ahubwo bayikoreshe nka wa murima basaruramo ibyo kurya by'ubugingo. Nicyo kizatuma bumva bakumvira Imana, Imana igakorana nabo. Amen. Niba twasoreza hano, wenda tugategura ikindi kiganiro ku byo twibazaga, ntacyo bitwaye. N'ufite ibindi bibazo yabiduha muri comment mu izina rya Kristo Yesu. Shalom, shalom.